uri muracinya inkoro Pastor Mutesi ejo bundi yarakugaburiye arangije numvise ngo anaguteye umwaka ngo ukora impanuka none umaje gukira urongera iyo ndoye urashaka reka nkubwire ikiganiro kibi reka ibintu bibe kumugaragara Jackie nubwo mubonaje mu kiganiro n'umukomba nkweto wa Pastor Mutesi Jackie sinzi umutima wafite ariko ubu none abutuvugana ntabwo uri bwongere gushyikira Mutesi uko byagenda kose mu izina rya Yesu ahubwo wowe ndagucecekesheje nese kara ushaka kwishinja ko wateye ubukene Pastor Mutesi namuhaye umunsi wo kwa kabiri Pastor Mutesi nta kintu atwaye kinini ariko agira ubusikama kwisikoroka urumva ndakubwiza ukuri reba hano we nyoko urumva Pastor Mutesi niyo yaba ari umugore wanjye urumva nabimubwira nkabwanireka ubwo bukumba habundi wamuburanira n'isoni nyoko ni bene wanyu vugisha kuri Jackie ntube kandi babari wenda ikigano gikora hitupfa ntukabi ikigoryi uri mu bantu bazima vugisha kuri dore miko akira zifata beshya gafaranga naramuhuguye ashinga ijosi namuhuguye inshuri irenze imwe musanga ni wabo mu rugo twicarana nkuko abantu baze kunyihanganira aho bidufatiye naho tubitangira Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora yari wo kumumara imbeho igihe gito n'umwanya muto kugira ngo yongere asusuruke ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si Pastor Mutesi uriya n'umwana kuri nge Pastor Mutesi kuri ngewe Pastor Mutesi na Karabo k'Imana we ni nkuko wafata umwana wanjye ntagera aha Slim Jesus nani basuhuza bifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye zigirwa hano turi kumwe na channel zigiye zitandukanye harimo Inoranwa TV, Slim Jesus TV, Halahiye TV, Ukuri Nyako TV ndetse na Karaharya channel yabatango iki? Channel yangiye twumurishyo TV. Umurishyo TV. Ariko hari nindi nkoraho nshaka ibirayi yitwa Ukwezi Live TV. Yego. Channel yawe narigize ngo nandi yawe wagurishije. Oya, nahinduriye izina. Ejo bundi yagurishije channel Karabo. Ariko ababeshyano ngahinduye izina yahita umukozi wayo. Wese umukomba nkweto. Aya ntabwo nakomba inkweto mu izina rya Yesu. Abuze ko buri umuntu kwita umukomba nkweto. Gukomba inkweto z'ikintu bivuze. Inkweto. Gukomba inkweto uzareba inkweto munsi igenda hari ikandagira amahurunguru, hari ukandagira amatotoro, hari ukandagira amabyi. So rero kuvuga ngo uri umukomba nkweto ngiye umuntu anyise umukomba nkweto turi kumwe yego habanga uri umukomba nkweto wanjye sha namujyana kwa Dr. Murangira Thierry wamujyana kwa Dr. Murangira Thierry ntago ngiye wanyita umukomba nkweto ngo tukiranukane gukomba inkweto ni ikintu kibi kibaho mu buzima bya danje Karero tugiye kuganira turaza kugaruka ku bintu byinshi bitandukanye ariko reka mere kuri iyi nkuru ni inkuru navuga ko ibabaje cyane aho umubyeyi akaba n'inshuti yawe Pastor Mutesi biri kuvuga ko ubukene bumwugarije amerewe nabi iyo nkuru yakugezeho inkuru nayibonye isirikira nkuko namwe mwabibonye Wabyakira utero kumva ko Pastor Mutesi muri kano kanya ari mu bukene bukomeye cyane aho yaje kuba yagurisha channel yegira neza TV ubu ngubu akaba yatangiye kwihiringa ku gacano gashyashya ni bisanzwe gukena ni nkuko nanjye nakennye wenda ntabimenye ariko gukena nta birenze birimo kuba Pastor Mutesi ni Imana se yaba yikennye kuba yakena ni ibisanzwe ni nkuko nabandi bose ni nkuko nawe wigeze gukena ni nkuko na Jack wo kuri Hara TV igeze gukena cyangwa hori wo kuntoranwa cyangwa Juste wo kuri Nyako gukena ni ibintu bisanzwe bikibazo kukidufata abantu nyine bamwe tukabagira bo gukena abandi tukumva batakena ni muntu kisakoze muki ku buryo batakena abantu bati ni wa mwaku atera abantu wongera uramugarukira nyuma aho yagiye atera umwaku bose byabo byagiye birangira kuko nko bita Pastor Juste bivugwa ko yagiye amuteye imyaka itandukanye
hazamo no kuba igihe yamusabaga ngo amubyare arangije aza kuba yarwara nyuma yo gukira kwiwe naho ubukene bukaba bumugezeho. Mbo biriya byo kwa Pastor Juste bamwaturiragaho n'ibiki byose cyangwa biriya byamuhagaho bakavuga ko ari Pastor Mutesi wenda ubimwaturiraho, ndagira ngo wenda ngire n'inama Juste n'abandi benshi banabyumvireho. Juste buriya imitego yagiye yagwamo, ndabizi ko na channel iri hano, yego imitego yagiye yagwamo yego no kugenda akabona abantu akashaka kubabona nk'akamana gatoya. Wa muntu rero iyo wamaje kumubona nk'akamana gatoya akanagusaba kumwubaha ziba sorry tuzambanze nkubwire, urumva oya buretse gatoya mwa mushatse kunderanja mu kigali. Yego kandi jewe ndi umuntu buri strict. Yego ariko ntabwo akagombye kuvuga ngo ziba umuntu sorry nyine nanjye nsabye imbabazi we nanjye nsabye imbabazi mon ami amusosori kabisa, urumva imbabazi n'abadukurikiye nabo mbasabye imbabazi ariko ntabwo hano naje muri gahunda yo gusaba imbabazi. Noneho buri umusubije inyuma nsabye imbabazi nkubwira ikintu umutima uhita uturika. Uruzi ko agiye kugutukana. Icyo navuga iyo umuntu akwatuye ikintu kibi, yego nako iyo umuntu wamaje kumwiyumvamo nk'akamana, yego urugero nka Juste kuriya yubaha abantu, Juste buriya n'umuntu ugira umutima wo kubaha cyane, yego ariko iyo wubashye umuntu cyane ukageraho umutwara nk'akamana na Juste nyumve nawe turi hano nubwo wenda atari uyoboye ikiganiro, iyo yatuye ikintu kikubaho, yego uri kumva, iyo yatuye ikintu kikubaho bisaba ko abantu bose mugirana communication, nyine bubahe, ariko ureke kumva ko hari umuntu ufite influence ku buzima bwawe nkaho yihinduye Imana kuri wowe. Iyo icyo gihe wabifasha ukabyimikamo, tureke n'Imana n'uwiyimitsemo imyuka mibi akimikamo ko Satani ari yigira imbaraga, iyo Satani nitangira gukorera muri we, sibyo? N'uwiyimitsemo Imana ya nyamana niyikorera muri we, n'uwiyimitsemo umuntu, uwo muntu atangira gukorera muri we. Yego wari ubizi? Yego hari n'abantu bagiye biyimika mu ba bishop. Yego umuntu akavuga bishop wanjye yitwa runaka niwe nihebeye, amwiheberamo nyine na pastor n'uwo mu bishop iyo uwo muntu yamukoshereje akamwaturira ijambo ribi rimubaho. So rero ku giti cyanjye ndabwira abantu ko nta muntu ukwiye kuba kamara ku buzima bwabo. Kuba Pastor Mutesi rero yagize gutya gakena, it's very easy, ni ibintu bisanzwe, nta nubwo numva ko byaba inkuru kuki twese ko twakenye twize twemubwira. Kuba yakena ni ibintu bisanzwe, ntabwo twakwiteranya nk'abayo. Kuba yagurishije chano ni ibintu bisanzwe, ariko ngewe ibyo muvuga ngo wenda ngo yanayigurishije, reka wenda ngane kuri icyo kibazo. Yego Pastor Mutesi muraza kwihangana, nyiri Hara TV mbona bari inshuti, ibi bintu ntuzabikatemo Madamu Jackie, bivuge rwose nabikatemo. Mutesi ni inyaryenge, uri kumva? Ntuzabikatemo we Jackie, ntabyo nzakata. Mutesi ni inyaryenge. Yego nuwa ngo we ikintu cyose gishobora kumutandukanya n'abantu ashobora kukirinda akayobya uburari kandi ari umunyamafuti. Kugura iriya chano ngo hari nagira neza, iriya ni yindi ya kabiri. Igira neza iracyariye. Wowe wimvuguruza ibyo ndimo ndavuga, umva ibyanjye ureke kunkiramo ibyawe. Mutesi chano iracyariye, icyo yakoze gira neza iracyitwa gira neza. Iyo yayise irindi zina. Voilà. Niye rero yahinduriye izina nkuko nanjye Akarabo k'Imana TV nahinduriye izina nkahita Umurishyo TV. Ni ibisanzwe ujya muri YouTube studio afere ukayirangiza. We rero kariya yagakoze ari nk'akana ko kwerekana ngo yagurishije. Kugira ngo bamuvuge. Njyewe rero sinkunda umuntu ugira ubugori ubucabiranya nka buriye. Ntago. Oya, simbikunda. Umva nkubwire. Nwese uramunsubirishamo n'Imana nimba yumva babaye ajye kundega. Ariko ntabwo akagonye kuba akagira ubugoryi. Mumubwire ajye kurega. Umuntu umukozi w'Imana. Umva umukozi wese twe uri umukozi wa Satani noneho. Jewe se nge ndi umwana w'Imana. Ntabwo uri umukozi w'Imana. Ya nako ndi umukozi wayo. Pastor Mutesi cyo navuga. Ngewe nabanye n'abashumba kuva nkiri umwana. Sibyo? Uza amayeri yawe. Uretse gato.
ngewe n'inshuti zanjye z'abashumba Pastor Mutesi ntabwo yapfunduye udushumi tw'inkweto zabo yego uri kumva kwa Gitwaza natangiye kuririmbira nkiri akana gato mfite imyaka 18 Gitwaza tuvugana kuri telefone uretse gato akantumi ibyo mvuga barabizi bo muri Zion Temple barabizi avuganaga kuri telefone na Gitwaza niho wantumiraga bikumva Imana imbabarire hori ntazi kumbangamira kuko buriya hori gukora mu kabongosho urumva uyu Dr Bishop Rugagi yego ninjye coordinator w'abahanzi bataramufungira wajyanaga abahanzi ababipinga babivuge babiva muri umugana n'abajyanye ba bose babirebana n'abajyanye wenda uwo ntari nakajyana ni Juste ariko nawe byari biri hafi sibyo so rero Pastor Mutesi ngewe iyo muvuga gutya nuko wenda mwebwe mwabaye igihe kinini mu bupagani yego mugatinda kwihana ariko jewe namye ndi umukozi w'Imana kandi n'abakozi b'Imana banakomeye nabanye nabo ntabwo rero Pastor Mutesi ari we natinya kuvuga uriya n'umwana kuri nge Pastor Mutesi kuri ngewe oya naga ari umwana kuri wowe listen to me banza unyumve yego ndakumva banza unyumve Pastor Mutesi n'umwana kuri uretse gatoya Pastor Mutesi kuri ngewe Pastor Mutesi na Karabo k'Imana we ni nkuko wafata umwana wanjye ntagera aha Pastor Mutesi kuri ngewe angera hano mu mavi yego se amuteringi you nawe uzamubaze umuzamuzana hano kuri kamera bivuge no uriya ni mwebwe mu mwamamaza kuri kamera ariko imbere y'abantu abantu babikirana akugera ku mavi se ndakubwira ngewe mva icyo nkubwira umva nkubwire nge nicaranye nagiye kubwiriza mu giteraniro natumiyemo i Burundi yego wari bwukigishemo mukuru 2015 yari Petero Nkurunziza atarapfa uri kumva ngewe Pastor Muriri muramubona wo muri Kenya yego ariko Petero Nkurunziza si we ari president yari president w'igihugu cy'u Burundi wagiye kuririmba mu ari we wantumiye kuri telefone watumiye na president kuri telefone mujye mushaka n'amakuru y'abantu muri kumwe mu nabamenye uri kumva aranyihamagara avuga ati uriya mwana namubonye azi kuririmba neza Mutesi yagiye Dubai muri honeymoon wowe wagiye Dubai sinda zose zirirwa he ese ko yagiye n'indaya none se no uretse tuza nshirikize uguzika bisobanure neza binsobanurire neza niko ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki njye nari nkwibarije ni Pastor Mutesi uri kwigereranya nawe ni wa muntu ufata wafashe umugabo we bajya muri honeymoon Dubai nawe wakoze ubukwe twarakubonye honeymoon yawe yakorewe tureke commentaire tureke no gupinga tureke n'ipfobye yego nkubwiza ukuri Pastor Mutesi nkubwiza ukuri imbere y'Imana yampamagaye nta na kimwe cya kabiri ari kuri ngewe ku buzima nta na kimwe cya kabiri mu bintu nakoze naho nahagaze nta na kimwe cya kabiri amuteringi you Pastor Mutesi nawe turi kumwe nicaye aha akicara ni umwana kuri nge ukambakamba ndabikubwira nabipinga agiye gutanga ikirego ni umwana kuri yewe ikintu wakoze kirenze icyo Pastor wowe jya ku mbuga nkoranyambaga usacinge umenya amakuru yanjye mwivuga butumwa umenya amakuru mu byo nakoze umenya amakuru ya Pastor usibye ubwo YouTube buje vuba mukirirwamo twe twatangiye kwamamara tukoresha amaradiyo ndugu yangu nko kuri radio Rwanda ngiye nkajyeho nka kabiri mu kwezi uri kumva nagiye kuri BBC inshuro irenze imwe nagiye kuri Voice of America inshuro irenze imwe France 24 narahanyuze uriya se yatangajwe he usibye mwebwe mwirirwa muvuga Pastor Mutesi no ese ko batakuvuga kandi umurenze ntwese ubu watumiye kadahumeka twanza twemvira akaganiro hori kumuvandimwe mbonyanga yakoze witwa zamuka imama ari kuranuka karabo umama ndamwibuka agishinga itoro yarampamagaye ni nanjye wari muzamuriye cyane muri kamera karabo reka wumve kano kantu kara umva kikakubabaza abantu batakibona hari inyuma ariko finaroma uko utakivuga uko utakigaragaza kizakwica
kandi kugira ngo kikwice ni wowe utumye kikwica kandi muri kwa kwica harimo igihombo kumenyekana ni kimwe n'ihohoterwa ni ikindi dushime amwumvise Brigitte ni umumama uzi ubwenge cyane harya ni bishop ni umubishop mwiza w'intangarugero ukurenze we turabyemera Brigitte reka mvuge ibintu uko mbizi Brigitte pe ndi munsi y'amavuta ye urakoze cyane urumva ariko nanone Mutesi nawe ari munsi y'amavuta yanjye kuko ko twagiye tuzamuka ndabizi Mutesi ndamuza we yazamukiye hariya ntuza hariya bahita ngo iki mu miduha ntumirwa na pastor uwitwa Korode uyu nguyu pastor Korode nawe w'imvubuka ataraza uyu ni umwana muri twe pastor Korode uyu ni umwana uyu yaje tureba habanje witwa pastor Korode wakoraga mu miduha uyu rero pastor Mutesi we yarahasengeraga ndamwibuka we yari umukozi wa sindi byakoraga ngo ari umukozi wa pastor Korode uriya uyu w'umusitari ku mbuga ariko pastor Brigitte bishop Brigitte we yarantumiraga ari bishop yambuka ibihugu je namumenye afite imodoka namumenye afite imodoka ari umuntu ufite ubushobozi ari umuntu ufite influence afite amashami muri Tanzania afite amashami ahantu hagiye hatandukanye wenda hori sinzi nimba nabizi rero Brigitte we ibyo avuga nibyo ndanabyemera kuko we buriya afite inararibonye mu bintu byinshi ikindi cya kabiri buriya suko abantu wenda bafite uburambe mu bishop baba bafite bari abanyabwenge ariko Brigitte we unabona ko afite akantu k'ubumuntu karenze ni umuntu muzima najya abona wenda sometime nanamuvuzeho ahandi nabaye nkaho nkotora mbabyikoresha nshaka views ariko Brigitte ni umuntu wemewe ni umuntu ufite amavuta ya kera ni n'umuntu udakwiye kuvogerwa n'aba bana ba pastor Mutesi hagati y'abo bantu babyeyi uko ari babiri Brigitte ubwo na pastor Mutesi ubwo ugiye kwageranya uwo wavuga urenze kuri we cyangwa se wavuga ukwiriye kubahwa umva nkubwire gufata pastor Mutesi ukamugeranya na Brigitte ni nkuko wafata igitogotogo ukakigeranya na Range Rover igitogotogo ninde ibintu nkubwira ntuzabikate igitogotogo ninde pastor bishop Brigitte n'urundi rwego nshuti yanjye ntimukabona abantu bacecetse ngo uzonga abantu ngo muri comment bakunda kuvuga ngo muri comment bajya bakunda kuvuga ngo umva nkubwire muri comment bajya bakunda kuvuga ngo urumva kara Brigitte bakunda kumushinja kwitukuza Brigitte reka Jackie aze reka mubwire ahubwo ibintu bidasobanura kuki wikina ngo pastor Claude n'umwana ngo Mutesi ngo n'umwana abantu bose n'abana umva nkubwira ikintu kimwe ngiye kubwira ikintu kimwe sibyo unyumve ntunce mu ijambo n'abantu badukurikiye n'abantu bakuru cyane uri kumva bananyihanganire ko ninje mu kiganiro nta kibazo uri kumva Sirimo kuba wenda navuga ngo pastor Mutesi ngo na Brigitte ngo kubagereranya nkahita ntanga ikigereranyo wenda na Jackie akaba yababara ndababaye nta kibazo no kuba wenda nagira ubundi bugeranyo nkora abanzi babivuge reka nk'urugero Sirimo suri umunyamakuru uzaba zirene muri ndahabi yarambwiye ati 2010 nari umufana wawe niga muri kaminuza najyaga nkoresha concert usibye wenda ba Jackie nawe ndabizi ko ariko ubu ntabwo umufana wawe ni umufana agufana mu bikize agufana mu iki reka turebe ibya kera ukora iki reka turebe ibya kera ubu none ndimo ndahamba imbwa se ubu none nimba muri imbwa ndimo ndakora ibiganiro urumva Irene bana mudukurikiye nge ntago nivanze muri iki kiganiro ngavuga ibikuzi oya barase gato karabo oya karaba exagera ntago karabo niba ufite aho wageze reka mbabwire rega ese ubundi karabo uri perfect hano mu mihanda nese ubundi hari uwo nashinjije ikosa nose kuki basira Mutesi ngo uramutangura ntago nyenje kumuvugira rwose none se reka nkubaze abantu ntibananyumve nabi sibyo reka nkubaze ushatse kuvuga ko ugiye mwavugiye Mutesi ni mu ruhara reka nkubaze ubu Okama sibyo azigeranye na Mavenge Sudi
nituvuga ngo Mavenge Sudi niwe mukuru kuri Okama tuzaba dukoze ikosa ko nanone ntabwo uzavanga ngo ni umuntu usajyanwa n'igitogotogo gute. ibyo byose yabivuze turimo we ntabwo wumvisha aho twabiheye abadukurikiye baraza kubyandika kandi nibandika bananuka abandika bananuka jewe nta nicyo bintwaye ngewe nongere reka nongere mbasubiremo ikintu kimwe ngewe nkimara kuva mu nda ya mama wanjye nkimara kuvuka ngewe natangiye gutukwa ntaramara n'umunota umwe urumva uri kumva ngewe rero umuntu aje akavuga akanjajinga uko abibona biramureba ese ko aratutswe ni depression yo kutuka n'abandi ntago ari depression ndakubwira ibintu bigaragara ndimo ndakoresha ukuri ntafite rutangira urimo uracinya inkoro Pastor Mutesi ejo bundi yarakugaburiye arangije numvise ngo naguteye umwaka ngo ukora impanuka none umaje gukira urongera iyo ndoye urashaka reka nkubwire ntago yaneye umwaka none se aya maviya ayiwewe niko wagize gutya Pastor Mutesi ngujyayo nari nanakubujije uragenda ngo ukora mari ngo ubundi we wari ugiye gukora iki ntashyubuka nk'abana wari utashyubuka none hoho ko yari kunyuzeho hoho se ntabwo ubutumwa bw'abantu benshi ba Justin ntibakubwiye ko yagiye bakasira Justin se umugabo rete ko yavuze ko yihanye yarihanye ariko kuba yarihanye ibyo yavuze byaragaragaye Justin se muri iki kiganiro aje mate ikiganiro kibi reka ibintu bibe ku mugaragaro hazarane reka tume n'umuceri bivuge kara bivuge dore nguyu akugeza imbere ariko uyu nguyu ubona reka mubwire aka kantu yego kamubwire Jackie umubona abantu mudukurikiye Jackie nubwo mubona aje mu kiganiro n'umukomba nkweto wa Pastor Mutesi ariko ra next ara umusubemo yamvugo yaba abantu yavuze ariko nabashiti bane umukomba nkweto wa Mutesi umukomba nkweto ni Justin yego ako kuki mubyikuramo bikira ku bana none siko Justin yavuze ati ngende umukomba nkweto wa Mutesi nabigenzana aho undi mumukundira iki ni ibiki abahabire ndabizi se ndabizi yenzi byamo Jista nako Pastor Mutesi ntayagira ngo azakurongora umukundira iki muri abatinganye oya ntago turabatinga none se umukundira iki kurya uza kumuburanira twaba tuvuga n'ukuri ugasara ugasizo ariko kara reka nkubwire oya nambwire niba yarayinjiye muri gengo y'abatinganye oya reka nkubwire kara oya urumva nimba n'ubundi numura wamaje kumva kakavuga ngo ara ibyo byo twe kubyaza ntago wamenye byawe urumva ko nunarese kara urabaza se ibyo byo twe kubyibaza wasimbiza ashobora ko arumura iby'abatinya ntabwo tubizi aya abantu baseka bakarenzaho abara nyine abarana bake n'abantu baseka gutya akarenzaho ra nyine yatubwire nese uri kubivuga utazi icyo bisa nta mugani uri mu kigare uri mu kigare ahubwo nimba uri mu kigare uzongera guseka gutya uzi icyo bisobanuye none se abantu uko bagiye muri Big Energy bakajyamo nyine abara genge muri genge ya Brian ni ibintu bisanzwe byo nta kibazo nta mutima mu burimo Big Energy bisobanura iki Big Energy ntago mbizi n'abantu zabayagobye tubireke aho twite dukomeza reka dusobanure abantu mujye buretse ntumona nago sibyo ngo nabandi umutinganya Big Energy ikintu bisobanura bisobanura imbaraga nyinshi sibyo kuze ngo ari umutinganya abatingana yabatingana na turiho ubwo yabatingana na Pastor Mutesi ngiye se ntingana nande ubwo wabutingana na Pastor Mutesi ngiye ntingana na Pastor Mutesi none kumuburanira njyewe wowe nyine erega niyo mwamuri kumwe mwe ntimwa umva ra yesuwe karako twagiye kara tuseko ituvuga ngo ra nese kara ubwo uri gushaka kumvikanisha ko Pastor Mutesi ari umutinganyi ubwo nose Pastor Mutesi ni umutinganyi gute kana afite nyine wowe uramuburanira kubera izema ariko rero reka mbabwisukura abo bazajyana nibo benshi pe reka nkubwire Jackie Pastor Mutesi umuzanye gute ako so ucuranga ninde mwakabyara umva nkubwire ikintu kimwe Jackie nubwo wenda hano tuba turi mu kiganiro ariko kenshi muzajya mumbona uko ndi nyuma ya kamera siko mba ngaragara imbere ya kamera hano imbere ya kamera mba nkoresha ukuri kuko mba nzi ko ibi bintu bizarebwa imyaka n'imyaka sibyo bitandukanye nuko inyuma ya kamera nakuryarya
ubundi se uryarya ubucinye inkoro kurinde urumva yego yego afite ihwe rya Pastor Mutesi no twikomere noneho nukuvuga ngo none se kundeba utinya kuvuga uri kumbonamo Pastor Mutesi iyo abantu batendanye ngo bajya gusa nawe ndabona mwagiye kuburungushura kimwe noneho icyo ndimo ndavuga niki Pastor Mutesi ibyo yakoraga mbere byari byiza sibyo ariko uyu munsi binakora harimo agakwe sibyo kandi binakora Jackie n'uyu nguyu uvuga ibi ntiyabikora sibyo Jackie sura umuntu mwiza ntufite isura nziza ko tutakubona mu bitendo nk'ibyo Pastor Mutesi akora ntiwagiye kwa Sabe hose ntiwagiye uriya wasimbutse bipanga kamenika inkono y'amaziranoki ntimubikate ntimubikate mbanze nisegure kose Karabo asigaye amushye nanyweye amazi urumva icyo ndimo ndavuga wowe ko tutari cyangwa usigaye unywa ntukuremo imbuto umva icyo nkubwira umva icyo nkubaza wari wowe ko tutari twakubona mu bitendo bya Pastor Mutesi ufite amacano icano harya yawe yitwa wiki itari hara hafi yacu TV ko tutari twabona uzamuvuge no kuri Diaspora TV Rwanda iyo yihore ni aba Diaspora no kuri DGTV ugiye kugenda muri Diaspora noneho rero icyo tuvuga ni iki kutari waza ngo tubwire ngo hafi yacu nyikuyeho uryarya abantu Jackie ndakuzi kandi reka mubwire nimba utari indyarya nkugira inama nk'umuntu ugukunda kandi nk'umuntu wita ku nama zawe ntuzigere ushyigikira indyarya mu gihe utabaye indyarya nushaka gushyigikira indyarya uzabe yo kurusha ya yindi washyigikiraga kugira ngo udomine wirushe ariko nushaka kuba umushyigikirana indyarya wowe utari indyarya uzaba uri ikigori ki listen to me umva icyo nkubwira niba we nyine ndabizi ko abantu badukurikiye hari abakunda Mutesi hari anamaze kumucikaho hari nabamaze gucika intege wenda bitewe umva icyo ngiye kukubwiramo inama wenda na cya kibazo cyabayeho cyahambere cya Steven na Asia ariko reka babwire gato muruhuke Mutesi nawe no muntu nta kuntu uyu muntu yamuruka Jackie umva nongera ngusure n'icyo kintu yongera nyikubwire uzi ubwenge ibyo mana yanjye umva icyo ngiye kukubwira urumva niba Jackie niba nkuzi utarigeze ukora uburyarya pe ndabihamiriza abantu batureba ntago Jackie muzi mu bintu by'uburyarya urumva reka nkubwire rekera kwigura nawe rekera kwigura uretse gato urekera kwigura ibyo yari uri kuvuga utangiye guhindura indimi kuko uyu ngo yaje kuhicara we yaje kuhicara ko twari turi gukora ikiganiro urimo urasabye Pastor Mutesi umva icyo nkubwira none urageze urimo urashaka Museveni yakoraga ikiganiro avuga kuri Mutesi byavuze kuri Mutesi voilà arabyumva urumva none icyo ndimo ndavuga niki Jackie nge nimba muzika atarigeze yiyandurisha mu kubeshya Jackie nkubwize ukuri ntazagira kandi inama nkugira imbere ya kamera ntazagira umuntu ugushuka ngo ujye kuba munsi y'inkweto ze kubw'amanyanga ye kandi amanyanga yagaragara niba uyu munsi Pastor Mutesi sibyo yaratangiye guterana amagambo na Pastor Korode bigaragara ko Korode yaratwishaga amatubwira ngo ni pasteri tutari twamenya yuko ari umu-YouTubers nyuma ribi muha warning arangije amaje kubona ko byamukwamanye ahita zaravuga ngo rega ngo ntimukambone ko ndi umupasteri ngo hano ngo mba ndi mu kazi n'abandi rero nibaze berure bavuge ko bari mu kazi ariko nk'ubu nka Jackie we bamuhindura nk'ingorofani yabo uri kumva bo bakora amakosa bagakenera abantu bafite physical appearance nziza nk'uyu nka Jackie akamutumira Jackie naza icyo ari buvuge ku macano kiremerwa uri kumva Pastor Mutesi yagize Jackie ki we yashatse kumugira umucakara we yavuga ko wari ubivuze ingorofani kumugorofanya ingorofani no nge simbishaka no nimba Jackie Pastor Mutesi nawe urashaka kugira Pastor Mutesi reka mubwira ikintu kimwe yego iki natarazi Jackie sinzi umutima wafite ariko ubu none abo tuvugana ntabwo uri bwongere gushyikira Mutesi uko byagenda kose mwizina rya Yesu ahubwo wowe ndagucecekesheje oya izo fire nizo kwa bantuza nizo kwa ba Bosco nababandi babatera produit reka mbabari aryo umwatoraga produit ni wiwanyu fire nteri posteri wawe fire oya pugenda fire byo bifaya oya ibyo ntabwo nabyemera senda fire ahubwo ngewe nimba cecekesha
murahura n'ibibazo ubu ntureba tuvuze fire zigera muri 5 mvuze imwe ariko sinayivuga mvuze nkagira gutya mvuga ngo fire ushobora no kubyuka kumva umwe muri abo yavunitse ku buryo yanapfuye amutering you mbikore se hatarimo Jackie mbikore se oya mbwira mbikore inkuru yandikwe mu mateka ndavuze ngo kunda ndavuze ngo ufite impano yo kuvuma ndavuze ngo ufite impano oya vana uwo musikama aho ngaho tawasara akavuga ngo vuma umuntu vana uwo no musikama aho na Pastor Mutesi ngo agiye kuvuma umuntu hano muri social media wowe utarimo ngo uwo muntu ngo ashaka no gupfa cyangwa akagira ikibazo oya tubyihorere reka mbikure oya ndabya reka nkubwize ukuri karamaze kwihishyira hejuru reka nkubwize ukuri nyumva ibyo nkubwira ni ukuri umva nkubwira icyo nkubwira ntusubije suri inshuti yanjye kamwihorere sureba sirimu ngiye mvuze ngo ndasubije mwahita mubona proof nazibereka nyuma y'iminsi 2 iminsi 2 yonyene none kankwereke huha kino kirahure kimuke turamenya ko ukora ibitanga oya ibyo ni nka bya ndi Satani yagerageje Yesu none suri Yesu none subaye Yesu oya ako karabasigaye yiyumva sindi Yesu so huhajeje ngo kimuke kigera ari laptop iri kara bikore twicaye hano ndaguye amafaranga 100 nkuruge nkwakantu gato turi mu kwezi kwa reka nkwakantu gato reka nkwakantu gato reka nkurugero twavuze bangahe mu bantu twavuze bankire ku rutonde ngiye guhita nkwakantu kagatemonyaje gato gose wandike n'itariki byandike mite nkubwira ikintu uzahita ubona byandike twavuze abantu bangahe mu mwandiko twavuze abantu batatu bonyine se twavuze Pastor Mutesi tuvuga Bishop Brigitte oya Brigitte mukuremo Pastor Mutesi na Ernest Nyirinde undi na Jackie nanjye ni batatu oya wewe wikuremo ubwo ni babiri basigaye hagati ya Ernest na Mutesi hagati ya Ernest na Mutesi hagati ya Ernest na Mutesi ngiye turi ku itariki zingahe 17 z'ukwezi kwa gatandatu uzashakisha umwe mu amakuru ye wikongeraho ibindi bintu amakuru yabo hanze hako buretse gato izindi tariki 17 ushakisha amakuru y'umwe muri abo yebwiye itariki izindi 17 z'ukwezi kwa gatandatu ari cyo mvuze se amwe namwe yatangiye kujya hanze nese kara ushaka kwishinja ko wateye ubukene Pastor Mutesi amakuru yari hanze ntago ari ukuvuga ngo subiza icyo kibazo reka nkurugero subiza icyo kibazo yewe umuntu yigeze kubipinga namuhaye umunsi wo kwa kabiri uretse gato banza wumve kizambaho basi mu kwezi gutaha imbwira ikiza ese muhora muhanura ibibi wowe uzi ikintu cya mbere wowe uzaba umukire urumva unakomeye cyane unarenze uko umeze uyu munsi ariko ahantu bishobora kuzapfira nubona bitangiye gupfa ujye ubirebera mu kigare wowe umugisha wawe ufite uranihuta biranagaragara ariko ikibi ikigare kirahari nk'ubu buri inyuma ya ba Pastor Mutesi bariya n'abana kuri wowe we ntiwanabyemera Pastor Mutesi ntago ari ikigare kibi ni ikigare uriya ni peer pressure nanjye mfite uriya ni peer pressure reka nkubwire kara n'umugore nifurije ko azagira reka nk'urugero turebe nka Jackie uyu nguyu nka Jackie uyu nguyu buriya nka kuriya yagaragaye mu bukwe bwa Pastor Mutesi it's okay yagaragaye amushyigikira ariko yongeye gukomeza kurunukana nawe urugo yazashaka uyu nguyu avuze ngo agiye hari umugabo afite nawe mujye muvuga ukuri oya unamubonye wabona uw'inyatsi kubera iki amutering you aho ushakiye ikintu niwe ukibonera uko kiba windeba se karabo hari inyatsi kurenze goye kumugara nawe wipfutse ku munwa iyo abapfukura ku munwa bakurebe inyatsi igira inama nziza nk'izi inyatsi yicana n'umuntu mwiza nk'uyu ubwo none uri inyatsi wowe inyatsi bigenda n'izindi nyatsi oya ntago ari inyatsi
hari umuntu ufashe akazi ko mu rugo ina icyo ndimo ndababwira Pastor Mutesi njya kubwira ikintu kimwe Pastor Mutesi umva we wa mugore we urumva hano hantu wihagera ngo utangire kwigira gutya hano tangiye kumonamo Pastor Mutesi ko tangiye kumamagaramo Pastor Mutesi harya mvuze ko ahubwo namukunda wo Pastor Mutesi uramukunda uzi icyo mubwira Pastor Mutesi twavuganye inshuro irenze imwe nawe arabizi no muri comment njyaga nkuri bigana kandi kamwe Pastor Mutesi nta kintu atwaye kinini ariko agira ubusikama kwisikoroka urumva ndakubwiza ukuri reba hano we nyoko urumva Pastor Mutesi niyo yaba ari umugore wanjye urumva nabimubwira nkambwira nireka ubwo bukumba aya ntukazatanga ingero ngo ariko ntukagereranye anyemera se ni igiki Imana se ko yanyemeye kandi ariyo yandemye kubera umugore rero nese wo mfite ni nese wo ufite amujyanye na Pastor Mutesi usibye Imana wumve umitemo mucishamo ijisho muitemo komeza terura interuro yawe wasebye Imana komeza nyine bari gucishemo wakose ko mwanga usibye Imana yakugiriye ubuntu urareba ukabona koko Pastor Mutesi wafungura n'udushumi tw'inkweto ze kandi karaba yavuga ko Pastor Mutesi buriya uzi ikintu mugenderamo se uzi ikintu abagendeyemo buriya ni bya bindi Afurika hozemo mu by'ubukoroni kurebera umuntu kuko agaragara physical appearance ngo wapfundu we kuki ahubwo se we yapfundu dushumi tw'inkweto zanjye iyo colonization nimba ari hari bavuga tugende ku gikundira afite igikondo se kiki reka tugendere ku bantu cyo gutwara abagabo babandi subiza hano ubundi serious iyo afite wande umugabo wa Sandrine Yesu yabanje kuramukura Sandrine uzahana jakajyanye n'isi yose ahita imwitarura buriya ahantu uri murajya ndimo ndahumva ndimo ndanakubona uko uzamuka kuko ibintu urimo uravuga ntabwo bijyanye n'aho isi irimo irajya ngo Pastor Mutesi ngo iyo nirebye ngo akora mu mutwe buriya ni igiki imbere yanjye nta mu mutwe se afite waba ufite mu mutwe ukarisha intuza yakoze se akarisha amaboko toka akarisha intuza ibyo nkubwira hari ikindi mvuze se genda umujyane ajye kundega arishisha iki genda umujyane ajye kundega ndisobanura arishisha iki arishisha umunwa nese urishisha iki njye n'intoki kara utunzwe n'intoki cyangwa utunzwe n'amagambo njye ntunzwe no gukora n'ubwonko bwanjye amagambo yawe se akakumarira iki amagambo yanjye se ko nyakoresha ndimo ndahugura abantu mbagira inama nk'uko nguko mpugura ibihomora karaburanira Mutesi cyane ni mama we ni ubundi wamuburanira n'iso n'inyoko ni bene wanyu rero mwabantu mwe mudukurikiye njye sinjya mburanira Pastor Mutesi n'undi wari we wese uzaza ahantu nkabona abantu bamwibasiye nzamuvuganira nkawe gafaranga jewe kintu nanga buriya Jackie je nakubonye kwa Pastor Mutesi nkubwiza ukuri kuri mu mutima wanjye urabizi ko nkubwiza ukuri urabizi ko tuganira behind of camera ariko nakubonye kwa Pastor Mutesi ndababara navuga ati se bigende no nabonye ukuntu uri murashyashyana ibintu byose ubyirukankamo ndavuga ni wowe bagukore Pastor Mutesi ntari biri oya ntukabeshye ni umusikama jye ureka kubeshya wowe wumva nkubwire yagiye kuvuga ngo Rusagara ngo Rusagara ngo umugabo we ngo yapfuye umugabo wawe uri umugore sibyo ntiwabyayeho umuntu aba umugabo wawe atari uko mwagiye mu mategeko cyangwa vugisha kuri Jackie ntubeye kandi babari wenda iki kiganiro gikora hitupfa ariko mbabari subiza wibeshye Jackie no yuba umunyarwanda w'imfura kandi reka tuyoborwa n'imfura ugomba kuba imfura ntukabi ikigoryi uri mu bantu bazima vugisha ukuri
dore mikoro akira zifata beshya akira mikoro nyine karapfa iki na Pastor Mutesi ubundi ko numva uri ko biri ku rundi rwego. oya Jackie ikibazo mane birengagiza ukuri bakuzi Karabo nibagiwe ko Jackie yatashye ubukwe akaba ari umwe mu bantu ngo bari cane yonyine yemeye kwa Pastor Mutesi uzakomeza uvuge gutya ngo mukabara guhana ahubwo baraguhana ahubwo ni gute wowe wishyize hejuru uri kuza kuri hara uri kuza kuri hara cano yaciyeho Pastor Mutesi akashaka kuvuga ubwambo ari kuza kuri cano yaciyeho Pastor Mutesi akamva ngo yageze hejuru ngo yageze imbize urumva ugeze hehe nkawe uyu musego bazero bahamuriyemo ibi bintu bifite ubwanko bw'urukwavu niko nibira no icyo navuga reka mbabwire buriya Afrika dutuye nge nubwo wenda mujya mubona nkora ibiganiro bisanzwe ariko buriya na politike njye nyumvaho gake buriya Afrika dutuye impamvu ubona ifite ibibazo tugira ibibazo kubera abantu twigira ibigoryi turi abantu b'abanyakuri sibyo ukabona ibintu byagakwiriye kujya mu buryo ukabivuga uko bitari sibyo kugira ngo uwo muntu nyine umwereka ko uri umutagatifu ariko nyamara ushobora kuvuga neza icyo kintu ko kiri kikajya mu murongo uwo muntu akakureba nabi ariko ejo bikazagira neza abandi bantu Pastor Mutesi rero icyo inama namugira ntago arateza ambutiyaje ikomeye nagarukiraho gafaranga naramuhuguye ashinga ijosi namuhuguye inshuro irenze imwe musanga ni wabo mu rugo twicarana nkuko sako bahuguye gafaranga ari benshi buri muntu wese akazabwera ngiye biri no kuri televiziyo ndagifite ikiganiro nakore kwa Manibo mubwira ntibiriya binajya kwirisha kuri YouTube ni bukunguzi ntago ubu ntaje ufunze ubukunguzi burenze gufungwa n'ubu reka wenda twe kuza kubivanga ntago tuvanze nukuvanga icyo tuvuga niki Jackie ni umuntu wo mukozi w'Imana kandi Jackie ndamwemera nk'umukozi w'Imana ahubwo ikintu oya nge ndavuga ibyo nzi oya umva ndavuga ibintu nzi oya si ukumuca w'ubujagiri ndavuga ibintu uko mbizi Jackie ukuntu muzi nk'umuntu urwana ishyaka ku muntu we ariko nanone we nta muntu ntabwo ashobora kubeshya cyangwa akora ikintu cy'amanyanga uri kumva rero yishaka ko rero niba adakora amanyanga abantu bamutwara mu manyanga twigarukira inyuma aho twari turi ejo bundi hari urubanza rw'umugabo witwa Nishaka Theogene icyo kintu nangiye kwinjira ariko mbere kugira ngo nyinjire ndabanza nyine kano ka video abanza karebe ni video n'ubundi bibiri nk'uko ubwishongozi kwiyumva ni video y'ubuhanuzi bwa Nishaka icya kabiri Ferdinand aratasha asohotse muri uru rugo mute abantu baze kunyihanganira aho bidufatiye naho tubitangira Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora yari wo kumumara imbeho igihe gito n'umwanya muto kugira ngo yongere asusuruke ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si hirya y'ibi nta bindi mujye mwihangana ndabizi baranuka ariko umuntu akora agomba kuwuzira iryo ni ihame kandi ubwo ndahanuye hanyuma y'ibi ngibi muraza gutungurwa no kubona uyu mugabo wakinaga ibintu by'amafilime by'abapasiteri ninde bari kuvuga ko yafunzwe gafaranga reka turekera urumva ko hano nibishaka yahanuye bivuga ngo barekera wowe yego yahanuye yanavuze ko gafaranga azafungwa oya tube tumuretse hano ntabwo nshaka ko tuvanga gafaranga na Pastor Mutesi wowe reka tuvuge ibyacu ntago yego ndi kwibariza Karabo Jackie muri kino kiganiro ndi kumva naga ari ibintu byinshi nshaka kumubaza Kara niwumva hano muri kino kiganiro yego twikomerezanye na Karabo k'Imana ori Karabo mumfatire neza mubaze ikibazo kimwe bibiri muri Noboro twari tugeze hano kuri nibishaka urumva ko hano hari hashize igihe gitoya ahanuye abwiye Pastor Mutesi ati uwo nguwo yari wo kuza kuguhoza imbeho by'igihe gitoya ndetse anahanura avuga ko agiye kuba yamusiga
Ferdinand agiye kwa Musiga agiye kuba batandukana hashize iminsi mikeya ahubwo nibishaka ahita atabwa muri yombi. Urabihuza ute no kuba nibishaka yarahanuriye Pastor Mutesi ikibi akariwe kijyaho? ni ukuvuga ngo aho nshobora kukubaza nanjye ko Eliya mu gihugu cye yahanuye ko urume rugiye, imvura igiye n'urume rugiye, ntiyabihanuye bikaba? Yego yarabihanuye biraba. Akimara kubihanura se yagiye he? Ntago mbizi ngewe, ntago nzi Bibiliya cyane. Yahise atorongera arahunga. Yego aracika kugeza igihe Imana yego imusanza we yari yarahungiye imugaburira, imwohereza ibikona biramugaburira. Yego. So rero ikibazo nuko iri jambo ry'Imana abantu benshi baryumva rigwa ku kara nkuko Yesu yabivuze, ngo ari abantu bumva ijambo ry'Imana rimwe rikagwa mu butaka bwiza, irindi rikagwa ku kara. Ntago bivuze yuko niba uhanura ibintu bigasora wowe nta cyakubaho, gishobora kukubaho ariko kidaturutse mu maboko y'Imana. Siko bimeze? Ariko nanone reka tugaruke kuri nibishaka, bisubize mu buryo bwa nibishaka. Nibishaka biriya yahanuye kuri Pastor Mutesi, ngewe mbisesengwe nkuko nabibonye, ntago biriya byari biturutse ku Mana. Uko nabibonye yiwe yarakoresheje logique, nkuko nawe watekereza. We yatekereje uburyo Pastor Mutesi yasirikiriye mu bagabo, asenya yongera agira gute, ahita agira gute, abihuza n'uwo babanye uyu munsi, ahita yumva yuko bitazarama. Mwanga se yigeze asimbuka igipangu, urumva yigeze asimbuka igipangu arahanuka meneka inkono y'amazirantoki. Icyo ndimo ndavuga, ariko disi ngo umuntu asigaye agenda mu kagare. Noneho icyo ndimo ndavuga ni iki, Pastor Mutesi ariye niwe twavugagaho. Yego natwe twavugagaho. Sana uko utanywa inzoga hano bazajya bagira ngo abantu ukoresha umuntu ikiganiro bavuga atase ko kinguye umuntu aba yanyweye inzoga mugatuma akora ikiganiro ko inzoga se erega nuko utazinywa reka abantu bazajya ngo buryo umuntu yakubwira ko unywa inzoga rigana kuguriye. Uri kumva? Pastor Mutesi rero we ibyo akora nibishaka mwanjisha nibishaka we biriya binahanura ndi kugira ngo wenda nacyo kintu turi gusoreza ko nibishaka umva icyo mubwira. We ibyo avuga ibyinshi abiyoboramo, abiyobozwamo n'ubwenge bwe. Hari mbere yuko afungwa ibiganiro bibiri, ikiganiro kibanziriza icyanyuma afungwa ninjye twagikoranye, nagiye muwaza ibibazo bitandukanye. Yavuze iki rero mu kiganiro? Nukuvuga nibishaka yari byinshi yambwiye, bajyeho barebe kuri televiziyo ye, sinshaka no kwisubiramo. Yego abamukurikirana barayizi. Yego mbwira mu bigaragara rero nibishaka ibinanura hari ibyo avuga akoresheje amarangamutima ye, hari n'ibyo avuga akoreshejwe n'Imana. Wenda birashoboka, wenda nabyo birashoboka. Yego nari ndi kukubaza nyine kuba yarabivuze nyuma hashira igihe gitoya akahita atabwa muri yombi, ubwo si ukuvuga ko Pastor Mutesi ari we wabiteye kwa kundi bavuga ngo nta muntu uvuma umunyamugisha. Oya niyo yabarabiteye nyine, ubwo wenda byaba ari ibyo nta wamenya. Uravuga se Pastor Mutesi yamuteye mwaka cyane biki? Ntabwo nigeze mvuga umwaka mu byo navuze. Nta Pastor Mutesi we nta rwego ariho rwo kuba yafungisha umuntu. Oya tujye tuvugisha ukuri. Keretse wenda bamukoreye ikosa akajya gutanga ikirego, ariko ubwuzi umuntu uvuga ngo baragufungisha ngo umuntu ukavuga ngo uriya muntu afungisha abantu, nta nubaho hano mu Rwanda. N'abantu oya nicyo kintu abantu banakibagirwa, ntibibaho hano mu Rwanda. Ntazajya n'umuntu nkabira najyaga numva bavuga ngo Pastor Claude ngafungisha abantu, ngo no, nta muntu hano ufungisha abantu. Umva nkubwira ibyo nkubwira, hano nta muntu uri munsi y'itegeko. Ejo bundi numvishe uwo bita Bosco Empire ari kuvuga ngo hari umurozi uturambiye muri social media aho rufungisha abantu. Inde bivugaga? Bosco Empire mu kiganiro yarabivuze. We mu mboni zawe wumva uwo murozi ari nde? Rero reka nkubwire tuganire ibintu by'ubwenge. Ntungasoye ikindi? Nituganire ibintu by'ubwenge. Ari waroze. Umva nkubwire. Reka turebe. Umva nkubwire, ariko mwaretse kuvanga.
mbabarira ariko abo bose ko baje ari abana b'inyiga guhuma yewe ko naje imbere ari inyiga guhuma no kazagereranya nawe Bosco Empire ni inyiga mwanyite ndetse hose mwese nkabafata nkabavutura hasi mwazamutse ngaho Jackie we ni inshuti yanjye Bosco Empire ngo ni inyiga guhuma ndakubwira nawe mubwira byuke mu gitondo ankore ikiganiro si mumutinya se nawe ni inshuti yanjye ndarabizi ariko mubwire abyuke mu gitondo akora ikiganiro nubona oya nimusubizaho sibyo musubije rimwe buretse ariko kuvanga inshuti yanjye yego nta kibazo yongeye gukora ikiganiro adasusumira uzamenye ko ndimbwa ndakubwiye wowe mubwire agenda akora ikiganiro nimukore Bosco Empire ni inshuti yanjye ariko mubwire uti kora ikiganiro uvuge karabo k'Imana ibintu biri negative utakora ikitaye yagikora asusumira tanga urugero rw'icyo atakuvugaho ejo asusumira ku byo navuze byose nagende asesengura avuge noneho nubona namvugaho Bosco iriya Bosco Empire ni Bosco Empire nimara ibyumweru 2 kiri ku murongo uzamenye ko ndimbwa noneho utera umwaka ntabwo ntera umwaka nshumi yanjye ntabwo ntera umwaka umwana ni ikiremwa cy'Imana nta muntu cyo kana nanjye ndabizi urwanyije karaburahi tuhira demarage akoko nashaka umva ibyo nkubwira mama wanjye umbyara nigeze kubyuka byari nijoro mu gitondo narakangutse nabwira ni mama yari afite umwana yitwa Kelly Imana imwakire mu bayo narabyutse nabwira mama uziko nararyamye mbona filime si byari ukurota byari yereko ndabibona ariko ngo byaje yatangiye gutera kanta uri kumva karabo uretse gato asatera kanta uyo ngoyo nawe uko muramvangiye kanta ko bavuga ko ari n'uzuyitera harya ni kamarade ni wa mupasiteri we nuriya wa mupasiteri we Reneste yewe natera kanta tera parode we na kanta nibiki urumva aka abantu batera kanta Clara araba ibyo bya mama ariko byo mwana wawe witabye mareka tunabyihorera ariko icyo mbabwira ni kimwe nunabipinga namwe mwese munandeba nturi abantu benshi bagiye banuka no muri comment abenshi ubu barapfuye bashobora kuba barapfuye urumva abandi barahombye abandi ntibakigira amayinite yo kureba amamega ni ukuri kw'Imana reka njyewe reka nkubwire urugero oya reka mbabwire ikintu kimwe oya bundi